ko barangikoreye ntabwo numvaga cyane nshaka gukina filime ahubwo numvaga cyane nshaka guhura na Giselle amaso ku maso n'urukundo rwagusoma dore mama wanjye betse arasabana kandi rwose agwa neza yanyakiriye neza nabonye agwa neza kandi asabana rwose Yesu rebana ubundi Giselle ikintu yagukorera ukishima ni nk'iki ukishima kabisa ikintu yankorera nkishima ukishima nuko yaba tugwimira tubanza ugitekerezo ndagifite hafi nuko tubahaye ikaze mwese mudukurikiranye aho muri hose twizere ko mumeze neza ni igikorwa cyiza twateguye cyo guhuza umukunzi ubwo ni umufana reka tubivuge gutyo n'umukunzi w'umukinnyi wa filime witwa Giselle barabidusabye ko tubahuza ubu ngubu twageze dukoze urugendo rurerure ntago twadiye n'imbokoboko gusa ariko wabanza ukabasuhuza bakajya bakumenya amakuru ndabasuhuje nitwe Ingabire Josiane nkunda cyane Giselle nifuje kuza kumusura kuri uyu munsi kandi ntago waje imbokoboko kandi ntago naje imbokoboko murabibona nyine nawe ngibi ibifuka twabiteruye harimo ibintu badukurikiranye twagiye tubereka kuko twagiye guhaha mu isoko ahantu hafi naho Giselle atuye ubwo rero ntimujye kure ya GGS Media TV tugiye kugenda Giselle ntagabizi twamubwiye ko tumufitiye surprise tugiye kugenda hariya tujyeyo ubundi tuguhuze n'umukunzi wawe urumva umeze ute shandumva nishimye urishimye nyine sinabona uko mbivuga gusa ndishimye cyane usanzwe umuzi se uretse no kumubona kuriya gusa mubona nyine muri filime no ku ma YouTube amange yewe mudukingurire ba yahumbura rese muri kamera wabikigiyemo biteze Giselle arahari se arahari twakinjira asante eri twagiye okay ko barangikoreye twikwa ahubwo n'umufuka hariya urumva n'umufuka tujyanye hariya w'ibirayi twaje gusura ko mbona utumikoro twacu twabaye twiza twaradukoze mani yego bikira Mariya baje kugusura rero baje kuguhuza n'umukunzi wawe uraduha umwanya tugende mu imbere tuganire akwiyishima ko marasi kuvunika we wamutwaje wana yarabanje kujyanayo avoka arabivuza bishyize imineke harimo n'ibindi poma amatunda karabaye
kubaka izina ni ikintu gikomeye. Asante sana. Ntabwo byoroshye. Ndamubwiye nti Giselle twamutunguye. Nawe nizere kutaba. Ufite n'abashyitsi? Si ubwo baranga ko baratuma tuganira neza ra? Ni karibu ariko mfite abashyitsi mu nzu. Okay, fine. Uje ndina mu gikoni. Ni karibu. Asante. Mfite abashyitsi. Arimo aradutekera inkoko. Ntabwo ndi kubatekera twubahane. Jewe ntabwo nari mfitanye gahunda namwe, sibyo? Abanyarwanda jewe banabyumva. Jewe nari mfite gahunda, jewe nari mfite umushyitsi, sibyo? Jewe nari mfite umushyitsi yaje kunsura bisanzwe. Noho umuco wa Kinyarwanda se ko bavuga ko ahubwo mbaza ngo ko watinze guteka. So wamugana. Guteka byagutunguye ugomba kugira iki? Nyine niyo mpamvu nanjye. Akira. Oya shana urumva kubera ko yari afite abana twagombaga tukabanza tugateraho nabiri mbere yo guteka. Neza ute? Shanize neza ndaho nabonye mwanzaniye n'undi mushyitsi. Twakuzaniye umushyitsi yarayidusabye ko twamuzana. Nabonye ikiganiro twakoranye uri guteka arabati nzamusura bijyanye n'ihaho anantekere. Yesu we nabonye mwanzaniye ibirayi sha. Ibirayi imbuto rero harimo n'ibindi bintu. None ndaje nkore na masedowari. Byahatari. Ariko muranshimisha koko. Ubu byakiri bitari kujije ko nukunzwe kuba rugendo. Okay, ubu munsanze mu gikoni sibyo? Yeah, but I'm so excited. Gime. Twanga kugukana n'amarana nagagiye kuza. Urumva ikintu jewe umva umwana yasohotse nkabona ari hanze kandi hanze harakonje murabona ko imvura yaguye. None nkibaza se umwana kuki ari hanze. Simwigeze kumva nari no gusakuza ngo ninjire. Ariko I'm so excited kuba hari umuntu nyine ibyo dukora ubiha agaciro akaba yagukunda sibyo. Ubundi giye tumenyereye ko abantu bavuga ngo bakunda abandi abari abantu badahuje sex. Ugasanga nyine nk'umugabo n'uje akavuga ngo nkunda kanaka. Rero kubona ari umugore wundi avuga ngo I love ubuzano avuye he magerage hamwe bafungira abantu. Okay, ariko by the way mwari musanze nari ntetse iyi ni inkoko nari ntetse, iyi ni firiti. Hano harimo se babanza bakayitogosa. Oya iri mu mavuta. Ara na mavuta se. Bayitogoshi. Iri mu mavuta. Uyu ni umuceri nari natetse. Kusi umuhondo se umuceri. Yego komanda. Sawa nyine. N'umuceri natetse ariko urumva natekeye abashyitsi banjye. Natekeye umushyitsi wanjye yari kumwe n'abana. Natwe two mu rugo ariko urumva nyine tubaye umuryango munini mugari rero ko rusanze meze. Mbere na mbere tubabara. Hello. Abatwagutu. Munsanze mu gikoni. Yuko nambaye n'ukuri kw'Imana we. Ibi ntabwo nigeze njye imbere ya kamera nambaye gutya ni mukansebye. Nambaye neza ntacyo bitwaye. Urumva buriya bagutunguye. Ariko noneho tubaye abashyitsi b'umugisha. Usanga biri ku ziko. Mbese mwebwe mu marasasta zenda kugera mukahita muza kureba abantu ariko sha mfate telefone yanjye ndebe isaha. Aba sitazasebye umuntu. Mufate telefone yawe. Ngo urebe isaha cyangwa yerekane isaha. Isaha. Okay. Usanga nje guteka ahubwo. Amakuru utanze nuko natinze yarakara bashya mu Banyarwanda mwe na ubuse saa 10 twazirya.
ni mu gitondo. Reba ni mu gitondo reba nabereka hanze ko nari mu gitondo ariko uyu nguyu ngo saa kumwe ubwo uragira ngo tugwe muri tanka yuko tubariranye mubariye amasaha y'ibiryo ahubwo ntabwo nari nababaze mu bandi wakifata n'iturye ukatwinjiza byanshimisha rwose reka mbinginge nimurye sibyo ndabinginze kandi watwinjiye mureka abashyitsi banjye barigenge nimurye okay rero mureke nize guteka ndaza kubereka final y'ibiryo ntetse nari kizemo inyanya mo hano kandi ndashyiramo sauce tomate murabona ko bihiye nta kindi kintu ndi bukore hanyuma mvugana n'umutumirwa niba ari umutumirwa niba ari umufana sibizi sinzi ko nabyita n'umukunzi wawe yego buriya hari umufana abafana ni umuntu ugufana ariko akaba atashyiramo imbaraga ngo mubonane ariko mwashyizemo imbaraga yavuye ku ititire y'ubufana aba umukunzi wawe wow thank you I appreciate umwanya we urafite akabebe kakiri akana aragasiga aza kukureba okay mureke ntake gato none ibintu tubivugana tugeze muri salo kwa Giselle tumuje n'umukunzi Giselle uriyumva ute se mu kanya tubwiye ko wiyumva adahari uri guteka ubu ngubu uriyumva ute okay hi guys ndabasuhuje hi guys ufite intoki nziza kuko ugira umuntu none se kandi njye buri gihe mu maramubwira ngo ugira umunwa wakunaniye njye ni ukuri kumana abafana banjye ndabakunda sibyo ndabakunda cyane hanyuma rero uyu munsi ntabwo naje noneho nk'akazi ntabwo naje gukora akazi ntabwo ndi mu kazi bantunguye mu rugo cyane nishimiye nyine kubona umukunzi wanjye nubwo ntazi amazina ntabwo nzi amazina yawe nta kintu na kimwe nzi kuri wowe reka yitera nakubaza ko ndi umunyamakuru yitera nakubaza kabisa mwataka umwanjame kwe mwataka ukora iki bitwa nde uri umumama cyangwa uri umukobwa nitwe Ingabire Giselle ncuruza imyenda y'abana mu Miduha Nyamirambo ndi umumama ntuye i Mageragere hafi ya santere ya Nyarufunzo kabura avuze abantu bazagusura Nyarufunzo ubu ugeze Mageragere se ubu taragera i Mageragere handi zikatira imodoka ubu tarahagera ntataka kubaranya ni hafi bakwita Ingabire Josiane nguhaye ikaze mu rugo rwanjye Josiane yambaye neza yajyanishije n'intebe ya Giselle birasa ntabwo bisa neza uyu ni umuhondo ni umurongo mana yanjye namwe muri imihondo ariko ni umuhondo namwe murasa murasa nk'uzo ntebe na rogo yacu ya JJC ni umuhondo wow byikoze kandi umuhondo uvuga kwaguka ibara ry'umuhondo rivuga kwaguka woyita mpamvu ndabizi wowe ntabwo mbeshya si udakubeshye ngo ubyendere n'abantu badukurikiranye ntihabura umuntu ubizi muri komenti muze kunkiza ngewe nagakwaye kuko ntihashira iminsi ibiri ntaramenya ko umuhondo usobanura icyo kintu kwaguka azambona okay shaka ko urabeshye bambwiye ngo uri umufana wanjye ese wahuye na Gakwaya gute kugira ngo ibyo bibazo ubundi ntabwo nzi ukuntu navuga aho yanabikubwira yewe ukuntu njye nahoraga nkureba kenshi watangiye kumureba hehe muri filime yego nabonye muri filime nkakureba nyine nkabona uritonda wayigamana njye nabonaga witonda none ntabwo uzi umuntu aba arya hafi nabonaga witonda nyine nkukunda n'abashuti banjye bose nahoraga mbabwira ngo uzarebe iriya filime ngo habamo umumama nkunda nyine abantu bose bazi ko banzi barabizi ko nkukunda umunsi umwe ukorana ikiganiro na Oliva umugore wa James nibwo nabonye nimero mwashyize hasi y'ikiganiro ndayandikira kuri WhatsApp ya Eric nyine mbona aransubije ndamubwira ati ndakwinginze nyine ndatakamba nambwira ati uzambabarire umuze na Giselle ati nkunda gukina filime ngewe ntago numvaga
ntabwo numvaga cyane nshaka gukina filime ahubwo numvaga cyane nshaka guhura na Giselle amaso ku maso nkamureba ari n'abantu bajyaga banca intege ngo abakinnyi ba filime bariyemera ngo nyine gushobora kumubona akaguca amazi gushobora no kujya kumusuhuza ntagusuhuze ngewe nkavuga ati ntacyo azanca amazi ariko basi nanamubona duhure ayance twahuye namubonye rero ndamwandikira arambwira ati nta kibazo nzaguhuza nawe uyu munsi rero yabikoze zanamushimira yakoze Eric ari inyuma ya kamera ubwo ngewe ntago ari njye washyizemo uruhare rwinshi Gakwaya nawe yagerageje gushyiramo uruhare rwinshi ariko yanindije kubera imvura urakoze pe kubera imvura wenda twisegure ku bantu badukurikirana hatagira uwuza ndasa amabombe hari imvura twe twagiye gukoresha umuntu witwaye akamwana tuvayo imvura iradufata ni no mpamvu kandi unatubabariye ndabababariye amen okay sha none ndumva nabuze icyo mvuga ubundi abantu barabizi Giselle byakiriye koko se abantu mukina filime muri yemera ntabwo abantu bakina filime biyemera ahubwo biterwa n'ukuntu umuntu aje kugusohoza hari umunsi umwe ndabyibuka nari ndi kugura amarido mu mujyi mpura n'umumama arambwira buraho ngo amakuru y'iminsi ngo umeze ute noneho namureba nkabona simuzi nyine nkamusubiza ariko ni turaho ubundi buri gusubiza umuntu watinye kuko nabonaga ari umumama ukuzemo nkatinya nyine kumubaza ngo ukajyana nk'umufamili utibuka wabimenye ngira ngo ni nk'umuntu wese uziranye mama urumva rero harangije arambwira ngo tuba tubareba mutatureba ni icyo yansubije gutyo ntabwo nahise nkurura ngo numve ko ari filime kuko buriya ngiye ukuntu nteye iyo mvuye hano mu rugo ngenda nitwa Giselle w'impuhwe hari naho mazina ari kwirangamuntu niyo mazina ari kwirangamuntu yanjye nitwa Uwimpuhwe Giselle mva hano nitwa Uwimpuhwe Giselle iyo ndi imbere ya kamera niho mba nitwa Pamela nitwa Mama Idi n'andi mazina wenda umuntu wenda yashaka kunyita rero ntago byahise biza ngo numve ko ari ibya filime ariko yaraje arampobera n'umuntu aguhobera nk'umuntu muzanye ngo muraho ni muraho ariko urumva ko byari ibya filime rero ntago ari kuvuga ngo umuntu akuvugishije bwa mbere ni umuntu mutana niyo mwaba mutaziranye uburyo uhuye n'umuntu bwa mbere ukamuvugisha nibyo bishobora gutuma uwo muntu akubaha cyangwa akagusuzugura kuko ntago uzahura n'umuntu ngo umubwire ngo bite umusuhuze ngo narangiza kwimyoze agende ntabwo abantu rero gukireka nyine yifitiye ariko umuntu aba yabyutse nabi yifitiye umutima mubi ugasanga muhuye yifitiye stress wenda inzu bamwirukanye cyangwa umwana wararwaye urumva ntabwo umuntu azaza kumuzanaho imiteto ngo ndagukunda kandi abantu twakira ibintu mu buryo butandukanye ashobora kukwihorera akikomereza ntanamenye n'impamvu uri kumubwira ngo uramukunda kuko ako kanya aba yabuze ubwenge ntabwo aba azi ngo ni iki kiri kuba rero ntabwo abakinnyi ba filime bagira umutima nicyo navuga buri muntu wese agira karite na defo buri wese ashobora kugira umutima mubi cyangwa akagira umutima mwiza gusa ni ubwa mbere kubayeho ni ubwa mbere igihe mpura n'abantu bakambwira ngo barankunda bakanyandikira kuri Instagram yanjye Mama Idi bakanyandikira ariko cyane ubwa mbere nyine umuntu wese undi utarakina filime ntihari nk'umuntu wumvaga wahura nawe ukina filime ukumva yarinde ntabwo namuvuga ariko yari kibonge oya ntabwo yari kibonge yari umumama ariko twarahuye watubwiye ko watekerezaga ko yitonda uvugisha ukuri turi imbere ya kamera wamubonye ute Giselle nabonye ari umumama usabana arasabana kandi rwose agwa neza yanyakiriye neza nabonye agwa neza kandi asabana ntabwo ari wa muntu mwahura bwa mbere ngo mwishishe kubera ukuntu aba yakwakiriye nyine yirekuye imbere yawe ntago wamwishisha hari umuntu muhura bwa mbere ukabura ikintu umuvugisha bitewe n'ukuntu nyine nawe atakwisanzuye atakweretse ko
nyine we kubera ukuntu akwakira agwa neza agasabana imbere yawe ukahita nawe wumva nyine wisanzuye ndumva aho gukidaho umuntu yakubwiye ijambo ryiza ugomba kumuhora ukamuha hug nuko disi yicaye kure yanjye ni byiza kandi ni umutima mwiza muzahorane burya hari umufana umuntu aba umufana iyo ateye intambwe akaza ukuri nko gutura yagutuye yaje yikoreye ubabaye inshuti yawe baye inshuti y'umuryango okay ni byiza cyane Giselle wowe kuba umuntu nk'uyu avuye za mageragere azanye ibintu twavuze kenshi akaza kukureba aha ubyakira iki ute cyangwa se biguha iyihe shusho mu kazi kawe ka buri munsi mu kazi k'ubunyamakuru mu kazi ko gukina filimi harya n'imideri ntuyihangara ikintu navuga ari ukuntu nyine tuba turi gukora ukavuga ngo se ndakora bikagira abo bifasha ese ndakora bikagera kure urebye nka role nkina mu muturanyi ntabwo wenda ari role nziza cyane iri perfect yo kuba wenda hari inspiration ushobora guha umudamu gusa hari abadamu wenda bateye nka mama Yidi mu muturanyi ajya mu muturanyi ukina ariko mama Yidi wanga abantu se nshinyuma umugabo urumva naramuroze byinshi cyane sibyo kubundi gusaba imbabazi bakunze banyamara n'abazazima urumva ko wenda aho tugeze niho dutangiye gusa nkaho iyo wakoze ikosa burya ukagira umutima wo gusaba imbabazi biba ari ibintu byiza cyane biba ari ibintu birenze biba ari ibintu buri muntu wese iyo yakoze ikosa akamenya gusaba imbabazi birafasha aba ari ubutwari n'ubunyangamugayo rero hari abamama bateye nka mama Yidi bari gusaba imbabazi ubu ngubu aka kanya kandi no kuri JC tugenda dutanga amasomo atandukanye yo mu ngo mu buzima busanzwe mu rubyiruko byinshi bitandukanye abantu bigiramo ko ndanabibona muri comment n'ukuri I appreciate them n'ukuri muduha comment nziza muntera courage ngiye comment zangize intera courage pe abari nziza nimbi igihe nawe ko comment mbi ubundi ntago njya nzitaho zijya ziza narabibonye kuri ziraza ariko burya kuzandika ngewe pfa kubana comment imwe muri comment 10 nziza subwo iyo ibamaze iki nta kintu ngiyo ibimaze ndeba zazindi 10 nziza iyawe nkayica amazi nkikomereza ikomereza se rero byanshimishije kuba hari umuntu nkunda iyo message narayibonye yawe Eric yarayinyoherereje anyoherereza n'ifoto yawe ariko ntabwo numvaga ko tuzahura tuvugishije ukuri kuko urumva abantu bakwandikira bari benshi bakubwira ko bagukunda bari benshi ariko noneho Eric anyoherereza forwarding iyo message yawe wanditse ndabibona arambwira ngo wamubwiye ngo nguhe ampe nimero ngo umuhe nimero agwe nimero zanjye ndamubwira noneho nta kibazo zimuhe uko burya ari abantu bajya banyandikira kuri Instagram bagatungurwa n'ukuntu mbasubije nabi neza Oya nyine bisanzwe biteye ni byiza umuntu akava ngo abandi ngura mwandikira ngo akangwa akakujya si akurane n'umuco mubi abastari usanga inbox zabo badasubiza hari abandi bantu hari umuntu nyine ukwandikira ukabona kwandika ibintu bitameshe nk'ibyo ntabwo bisubiza hari umuntu nukuri hari umuntu kwandikira ibintu ukumirwa ugasubwo urumva ngo namusubiza ariko ukwandikiye neza ugushuhuje uramusuhuza neza ko nta kintu mupfa rega nta muntu umenya azahurira n'umuntu turi ku isi ejo nagukenera ejo wankenera tutagombeye ngo filime cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye rero ndumva twaranavuganye ari nimugoroba ariko tuvugana nabwo nibereye muri gahunda zanjye ntabwo nabyitayeho ariko ndishimye kuba kuri munsi nkubonye ntabwo rwose nari nzi ko tuzabonana ariko ubwo Imana yari yarabipanze Imana yari yarabipanze ubu ngubu kuba mwabonanye kandi ni na byiza cyane nizeye ko ari busubire ufite umutware hajya yego
uragenda umbwira ati nagiye gusura ego singira ubona atashye ukamubwira byose ko byagenze mbese ukuntu byose byagenze ndabivuga kereka icyo ndi bwibagirwa wari wamubwiye se kuri buze nari namubwiye mfitanye gahunda na Gakwaya yo kujya kureba wa mama nkunda arambwira ati si ubwo koko murahura ndamubwira ati njyewe Gakwaya yanyijeje ko turi buhure kandi turi bugiwe si Gakwaya yakubeshye ugasanga ntabwo mbeshya njyewe ntabwo wumva sinamubeshya ariko niyo mpamvu Gakwaya yampamagaye mbabaza ngo uri mu rugo njye nawe nzi ikintu Gakwaya ashaka namubwiye ko ndi mu rugo byari surprise ubundi kugira ngo urabona ko tugusanze utetse wambaye ku kazi bajya bakita guta nta kantu ko kurarana nari nabivuze ko tugusaba ko ntakubwiye nzana nawe nyine wabwiye ngo uranshaka uraza kunsura njye ngira ngo nukuza kunsura nyine bisanzwe kuko nari mfite n'abandi bashyitsi ndavuga nta kibazo tuzana n'umukunzi wawe ubu ngubu iby'ubufana byavuye n'umukunzi wawe ubundi Giselle ikintu yagukorera ukishima ni nk'iki ukishima kabisa ikintu yankorera nkishima ukishima nuko yamba tugwemera tubanze ugitekerezo ndagifite hafi nuko nyine yankunda nkuko mukunda ibyo byonyine byabibaye yego rwose icyo ndakiguhaye ntunamusabye ngo uzanjyane muri filimi ngo nanjye nkine filimi kuba yanjyana muri filime byanshimisha wabishobora nabishobora uba gubwiye akantu wakiga akanya wahita ugashobora kuba yanjyana muri filime Giselle uyibona rero Giselle ni umuntu ukomeye mu ruganda rwa sinema ngenda avuga ibyo nzi Imana urabizi ko ntabeshya ko ndakijije kweri noneho Giselle afite ahantu ayobora filime kuri ino channel yacu akajya nari akina filime urumva ko afite izina riremereye ajya yakira abantu bamusanga bashaka gukina filime agakora ikintu cyitwa casting niba ntibeshye akareba uko babizi uri rede ubu ngubu kuri kamera akubwiye ngo kina iki kintu wagikina nagikina Giselle wamfashe ko twisanzuye turi muri salo waretse se akagukiniraho mugakinana mukinane sibyo Eric ndaza Eric ntubishoboye oya Eric bari inyuma ya kamera ntabwo Eric ajya ava kuri kamera cyane ibintu byo gukina movies nabishobora pe wowe uramufasha kugira ngo acting urumva iyo turi gukora casting uburyo bigenda uhuza abantu babiri nyine reka ngiye mbahuze noneho turebe ko naba ngiye gukina filime ntabwo uraba ugiye gukina arabagore guri kuri kamera nari kuri kamera nta kibazo nari kuri kamera oya ntabwo nabishobora urumva ko Gakwaya afite ubwoko kugaragara imbere ya kamera oya sibyo ahubwo umusatsi niyo mpamvu ndazifite we bishobora imbere ya kamera ngera bizwa nta banga ngira asusi naza kuri kamera ngwira nyine bagarara hano bakine mukine ni iminota 2 dukine wowe nta kintu uvuga ngenda nisanga ari ibintu bituma nkina muramumpemukiye reka nkurure kano ka oya murahagarara rero izamura kamera duhagarare haguruka nawe ubusimu ntabwo tubishuka ko utogoshe niyo bakoma ndasa neza ariko urasa neza pe nagusazaga nagusazaga ngaturahagaze ukwifataga bari mu rusengero mbese ubu ngiye kuba nka stati oya nabuze kuba nka stati cyangwa se bya bimaneke bambika imyambaro rero ikintu kigiye kuba ukuntu mugiye gukina sibyo ngiye gukina filime simumbiye se ngo mwasiye kugira ngo casting ushobora gusanga nabizi ngiye gukina filime ugiye kumukatira Gakwaya agiye kugutereta umukatire bro ngiye kumutereta ugiye kumutereta gukatire kandi umaking sure nagukatire kandi umaking sure nawe umukatire nuko numva bigoyera tugenda ubu numwitaze cyane gerana kugira ngo okay Giselle na undaye ushobora usanga nzi no gukina filime njye se navuze ko utabizi ye munawe n'undi bwa mbere ari mama ari kunseka muraho neza naguhobera ugira ute naguhobera ubwo se wamobera ute vugisha ukuri ubwo se Yesu reba rebana
ngaha twicare basi nkubwire icyo nkushakira. umbwire Wicare aho wambwiye magaze amatwi yanjye hari ubwo afunze deja isa ngatira ku kanya none se ubugunda bigenza gute basi uri mwiza ubonye umukinnyi mushya uri mwiza urakoze ese ko mbona ushaka kuvuga nabi njye ntabwo mvuga nabi ahubwo uje nabi bro ariko ufite umubiri mwiza urakoze ariko winkoraho wetoka umukinnyi mushya arabonetse akoze nawe uramenya barangatiye uzugurako akantu kanguye nkora bakoresha ukuntu ndeshya izina ry'Imana mukomerekeje gafara uru rukweto nimeze ukuntu ureshya muzarebe ngo muri wenda n'urugero iyo ugiye nyine muri filime gukatira umuntu uvuga ibintu bigaragara kandi ko buriya tuvuga ibintu bigaragara ni ukuvuga ngo gakwaye uramukomerekeje nese ibintu bintu sibazabireba mu buzima busanzwe gakwaye uramukomerekeje yewe hano hari umushyitsi arambwiye kandi ikintu ambwiye nicyo ubundi no muri komenti bazatubwira iyo uhuye n'umusore uhita umukatira ako kanya utarumva n'ibyo akubwiye iyo uhuye n'umusore agatangira ibintu byo kukubwira ngo muhobere uretse guhobera si umuco umuntu bitewe n'uburenganzira bwawe gakwa kankubwira hari abakobwa basuzugura hahandi umubwira ngo mwiriwe akakurebera ku rutugu ariko si umuco wo mu Rwanda kuri kw'Imana abantu bateye itandukanye data yaje neza abanzamo ikiganza ndakiguha kubera iki nari kuguhobera ubu nahobera umuntu bitewe n'uburenganzira bwe uburenganzira bwanjye kuguhobera cyangwa uzisije uzashobora gushira isoni muri komenti baza kutubwira nitumushyira muri filime tuzamuhiye role cyangwa se murabona yashobora gukina filime cyangwa murabona atabishobora ubu rero muri komenti nibo bagiye kuba bagiye kukujajinga mbese nibavuga ngo tugushyire muri filime tuhita tumushyiramo nibavuga ngo nitugushyiremo yewana turagutegereza tuhita tumushyiramo kandi hari n'umuntu wenda udukurikiye nawe uzi gukina filime biroroshye Giselle arahari ari pour tuzatuguza nawe nabona ushoboye ukomeze niko ubuzima bumeze Giselle ntabwo ukinira ubuntu uri gukinira kwa Giselle aguha amafaranga of course nta muntu ukinira ubuntu natwe turishyurwa okay ni byiza cyane rero turi hano twataramye ese ubundi Giselle kuba tukuzaniye umukunzi wawe ukunguku nta gihe ubundi hari ibintu biba ukavuga ati binari mbitegereje wajyaga wumva bizabaho nka gutyo ukageza igihe abantu bakaza bikoreye inkoko bikoreye ikibaje kukureba kubera umwuga ukora ni ukuri ntabwo ninjiye muri sinema ntegereje ibi bintu wagiye mubishakira amafaranga oya wagiye mubikunda ntabwo nagiye muri sinema nshaka amafaranga nagiye muri sinema kubera ko yari impano yanjye kandi numva ko ngomba gukoresha impano yanjye nkora muri filime bwa mbere umuntu aranyambura icyo gihe nakoranaga na muze nkota yakinaga inkota yakinaga ari papa wanjye nta mutipe ukira 2014 akina muri Stimade yakinaga ari umupolisi bamwita Gilbert ariko yakinaga yitwa Wirindumba siniba Wirindamuzi atari Wirindahira numvaga ari ndahira nundi mutipe yitwa Gilbert ariko nabo ngabo twahuriye muri sinema nibo bari bazwi twahuriye muri iyo filime turakora baranyambura ntabwo aribo bayambuye mutumva mvuga ngo mugire ngo nibo banyambuye Stimade nibo bakwambuye oya ntabwo nakinye muri Stimade bwa mbere ndavuze yakinaga uwo muntu akinaga muri Stimade yakinaga muri Stimade nkota we ntabwo ari we wakwambuye oya nabo bose twari abakinnyi nkota n'uwo nguwo uwari boss wacu rero nawe twambuye njye yaranyambaye simbizi n'abandi yarabambaye cyangwa atarabambuye cyakora wari mushya buriya yaravuye nari mushya noneho ubwo birangiye icyahise kiba ndavuga nti ngiye gushaka uburyo nakora filime yanjye ndanangira kwandika filime yitwa Umwangavu Israheli abantu baramuzi ni umudirector anakina na filime
Giselle ahita anyandikira filime amubwira urumva nuko rero Clapton turahura namutije location iwanjye mu rugo bashaka umumama hari umumama bashakaga uri bukine akubita Alphonsine baramutegereza baramubura wagiyemo par accident noneho ngiye kuko bari bakiniye iwanjye n'undi mutipe wari wabaza nyine wari wampuje nabo ngo baze gukorera mu rugo aravuga ati ariko mwabwiye wa mama waha mukareba ko yabishobora ko n'ubundi ari filime ari kwandikisha abikunda yigeze no gukinaho akajyamo Clapton se arabyemera arampamagara nari navuye mu rugo aravuga ati uragaruka ryari ni mu kanya ati se waje ukadukorera akantu kamwe gutya na gutya biraho Alphonsine bwa mbere ndabyo kuko namukubise urushyi rwa nyarwo zana amane yawe muri filime bamuhumva umwana wagira amacupa akajya muri kamera urumva ndabyuka ko namukubise urushyi kabisa byanyabyo ndabyatura atereka ntabwo bakubita nuko rero ninjiye mu muturanyi bwa mbere tumubyatura urushyi ariko byari inzozi zanjye ni ukuvuga ngo iyo ikintu ari inzozi zawe ukigeraho aka kanya ushobora kudashyirwa no muri filime nanjye ugashyirwamo n'undi muntu ariko bikagera kure kubera ko ari inzozi zawe kuko burya iyo ikintu kibaye inzozi zawe uba ufite n'icyo uzabwira abantu aka kanya izina ryanjye kugira ngo rizamuke ni Clapton sibyo ariko nanone iyo ntabishyiramo imbaraga ntabwo ryari kuzamuka kuko ari ukuntu bajyamange Imana iduha amahirwe ako ya mahirwe uburyo tuyakoresha nibyo biba bitandukanye ugasanga ubonye amafaranga wenda uri guhembwa miliyoni n'urugero ugasanga wese ujya mu nzumbi 500 tuvugishije ko urumva wari umubare ubu bibaze nabi kabisa iyo bibaze nabi ntabwo utera imbere ko ntabwo waba uri guhembwa miliyoni imwe ngo ujye mu nzumbi 500 ngo uyitugere aho ushaka ngo uko uri kumva ko ari miliyoni ariko rero ibintu byose ni buhoro buhoro iyo ushaka ikintu uragiharanira ukakigeraho Imana rero iyo guhaye amahirwe matoya cyangwa makeya urayakoresha kandi ukayakoresha neza ibintu bikagenda neza nk'abantu njya mpora nawe kumva umuntu aravuze ngo kuko ufite inzara ndende ngo urateka none nyibaza ngo inzara nizo ziteka impamvu babivuga urabona nko gufata ikirayi ukagihata tugende njye guhata uragihata none se ukumva umuntu ari abantu nyine Imana imbabarire kuvuga gutyo nta mesase ese ninda wimesera uzi wenda ikintu cyamugora no guca dodo gutya wenda ari kuzisoroma ariko nazo none se kankubaza niki ntakora ubwo so wamesha ukavuguta gute nizo nzara ziri none se nindumesera uhemba umukozi wawe none se azakumesera n'ibintu byose ntabwo yakumesera ibintu byose yego cyangwa asanze ntatetse abantu urumva izo nzara ni ndende kandi urwo n'urugero ntanze ku bantu ugasanga umuntu ari kwita ku kintu kitamureba mu by'ukuri ibyo babyita kwita ku kintu kitakureba kwibaraguzwa umugani wa Eric ngo ni ukwibaraguza ari ukuntu umutungo uri kwibaraguza abanyiriza iyo gaze urumva turanatetse nyine bigiye gushya tunarye rero ari ukuntu bava ngo ugasanga nk'umuntu arakubonye sibyo nk'uku nguku arakubwiye ngo ashaka kujya muri filime ntumuhe amahirwe yo kujya muri filime ukayamwima kandi mu by'ukuri urabibona ko ashoboye noneho ngewe nzira ko wakundi uba ushaka guhakanira umuntu ukahita umuhakanira ako kanya ni bibi kuko ejo ari igihe umukenera kandi already wararangije kumubwira ko bidashoboka uramubwira ngo nzareba burya iyo uzareba ujye umekinga ubundi ni byiza guhagarara ku jambo wavuze nyine uzareba icyo kintu ugikore koko bibe ukuri ariko niba ushaka kuzakina filime ushobora kutayinjizwamo nanjye ukanyuzwamo na Gakwaya na undi muntu uwo ari we wese kandi nzi ko niba ari inzozi zawe uzazigeraho nzi ko uzabikora nkanjye kera nasobanuraga filime ntabwo nasobanuraga nk'uko ba Roki babikora hoya njye narebaga filime nkaza nkakubwira ukuntu byagenze ahantu barize nkakubwira aho basetse nkakubwira buri kimwe cyose urumva nakundaga filime rero ikintu ukunda uragiharanira kandi ukakigeraho
nibyo. Yeah. Josia urumva baguhaye inama nziza nyinshi. Ubundi se gukina filime urabikunda? umva ndabikunda Wigeze warota ukina filime? simbyibuka ari mba narabirose ntabwo mbyibuka. Hari undi mukinnyi wa filime ukunda? Uzi ndabakunda Nk'uwitwa cyane nde? cyane nakundaga Asiya. Asia Asiya wa mukobwa yaragiye. wagiye muri Amerika. Okay. ariko nkunda nabamenya nabamenya ubwo ubikunda Uzagenda uhura nabo. uzagenda uhura nabo ariko twe None kuri se dufite mu gukunda nshinga. abakinnyi benshi ba filime why me Why waje urukundo rwinshi ruri reka mbabwire rwahengamiye impamvu nahisemo rero Giselle. Giselle nigize kujya impaka n'umushuti wanjye witwa Ivona ndamubwira ngo uyu mama ndamukunda kandi mpaka nzamubona aranseka nawe ndabizi azabona kino kiganiro ubwo bamwita nde? amwita Ivona aranga ati basi ntabwo ujya ubona ukuntu akina nese wowe ubu koko wowe turi kumwe aha urabona uzagera gute kuri uriya muntu ndavuga ati naramukunze koko na Asiya naramukundaga kandi wenda iyo nshyira mu muhate nta kibazo wenda nawe nari kubona nimero yiwe naramukundaga ariko nkumva nyine ndamukunda ariko nta ndanamufana ariko numva nta bushake mfite bwo guhura nawe ndamukunda Asiya pe cyane rero ndavuga ati ndumva nshaka kuzabona uriya mumama tugahura visage noneho ndanamubona ari kumwe nyine cyane cyane icyo kiganiro nzakibanda icyo kiganiro nyine impamvu ndi kukibandaho ni uko aribwo cyane nashyizemo umuhate wo guhura na Giselle ubwo yakoranaga ikiganiro na Olive umugore wa James nyine amugira inama ari kumubwira ngo uramenye ngo ntuzahukane ngo ntuzaze ngo umbwire ngo wahukanye ndavuga ati inshuti uriya muntu nzamushaka yakugira inama nzima nyine nkomeza kumva noneho mushaka cyane urumva ko cya kiganiro cyagize umumaro kandi byango byanyenze gute nabwo nabyo urumva ko akundi twakoze ikiganiro ugira inama abantu bubatse abamama ndibuka ko wanavuze ko umumama wumva bimugoye azaza kureba umugira inama aho kugira ngo yahukane ati itananakosora muri comment umuntu wanditse ngo se ngo kuki nguri kuvuga ngo kuki ngo utakaho kandi warahukanye making bino bintu neza cyane ntabwo nigeze nsezerana sibyo nta muntu nanditseho ko ndi umugore w'umugabo yego sibyo kugira ngo be making clear hako kutibazana vi prive z'umuntu urumva nabanye muri comment ari umuntu wabivuzeho murabivuze ndabyibuka reka hitana namusubiza nta muntu nigeze nsezerana nawe mu mategeko Giselle mu mategeko ndi single nta divorce nigeze nkora mu buzima bwanjye nta divorce nigeze nkora rero umuntu uza kuvuga ngo ngutya ngo mwe nta divorce nigeze nkora ariko ubwo munsi nakoze ubukwe nta divorce nyine nzigera nkora yego byumvikanye nabwiraga abantu nkubwira ngo niba warakoze mariage n'umuntu sibyo warakoze mariage n'umuntu please ntuzave muri urwo rugo kuko burya rirasezerano ntabwo tuzi ahantu rijya sibyo ko ni ibintu baravuga ngo Imana ibiha umugisha n'abantu n'ababyeyi bakagushagara bakaguha umugisha rero uriya mugisha ntabwo numva ko wawupfusha ubusa nyine ngo ugende ushobora kugenda kubera impamvu ariko sinumva sinama nakugira kuvuga ngo uve mu rugo oya nta mpamvu yo gutuma yo gutandukana n'umuntu icyo nicyo yagira ngo making sure mbasobanurireho ntabwo nigeze nsezerana mu mategeko narabibonye bandumira nta divorce nigeze nkora nta kintu na kimwe ni nkuko nakundana n'umuntu akagenda nanjye nkagenda thank you okay urababwiye kabisa izina ry'Imana kandi barabyumvisha ko nibyo byiza cyane ko babyumvise wow na mama wanjye araje my mom mfite mama wanjye nawe yaraje konsora oya umwana ntabwo turi kamera mama ngwino hano nkwereke umufana wanjye reka mama wanjye mushyire muri kamera is my gusa neza banjye tugize umugisha turagusanze abantu babone mama wa Giselle
dore mama wanjye mama wanjye mwamubonye Bete uyu ni mama wanjye yo yambaye neza yaraje kunsura nubwo nyine yise mufatirana mama Giselle rero wabyaye umukobwa ufite igikundiro dore yaje kumusura yikoreye amakoko yikoreye ibirayi yikoreye iki aje gusura mbese si yaje gusura hari ikintu ushaka kuvuga okay abanye n'ishayi muri kamera Eric kora mama wanjye se kamera Eric abari kubikurikirana neza tugize umugisha nyamara umunsi ni umugisha twahasanze mama wawe twasanze umushuti wawe umukozi w'Imana twasanze abana twahasanze ibintu byinshi byiza ni umugisha rero nari ndiho mvuga abantu benshi bagiye bashima cya kiganiro wakoze hari n'undi mu mama w'inshuti yanjye uba hanze wambwiye ko cya kiganiro ni cyiza noneho ibintu wavugaga bifite umumaro urumva bravo baguha amashyi ahantu bari bose ko biriya bintu urimo kuvuga ku myaka yawe kuko imyaka ufite ntabwo ubundi wakaba ufite ubwenge bwo kugira abantu inama ngo bubake iki urumva ko n'uriya niyo ariko kantu kudefudire katumye avuga ati noneho ndamukunze yangira n'inama yagira iki ibyo bintu rero uzabikomeza cyane kuri nibwo nahise numva noneho ndushijeho kuko n'ubundi najyaga uzi umuntu ukubwira ati wisenya kandi n'ubundi nimero zabaga zafishije hasi ariko sinzihamagare numvishe rero karakaravuga ati Olive uramenye ntuzaze ngo umbwire ngo wawukanye ndavuga ati uyu niwe mubyeyi hari undi uririra akahita avuga ati ariko bite byawe ubona ushaje ku buryo wazabura umugabo rero kuri iki gihe dukeneye inshuti zitugira inama nzima niyo mpamvu namukunze noneho numva nyine ndushijeho ndavuga ati nzagerageza amatane mpaka mubonye yego rwose ni karibu urumva wabaye speechless imagine aho Giselle muri ikintu cyo kuvuga nta bintu bitajya bimbaho ariko ni byiza gukora ikintu abantu bakagikunda bakagishima biguhe courage buriya tujya tubona batanga ama awards ariko niyo umuntu atagwa awards cyane ko mu ma awards abamo amakata menshi ibyo tuba tubizi ariko award ikomeye ni iyo umuntu kuri tele umuntu akavuga ati ndahagurutse ngiye kureba Giselle kubera iki yakoze ni umugisha bigutere n'ingufu mu byo ukora byose ibyo kwa mugikari bigiye kurangira dusoze tugiye kurangiza wenda Eric araza kubashyiriraho wenda duteguye ameza naho kereka niba ari ikindi kintu wenda ushaka kubwira gera buzi icyo nkubaza wowe mubaze icyo ushaka ubu mvuye wenda natwe kera twagiraga abantu dukunda uretse ko n'ubu tubakunda njye mpuye n'umuntu nkunda ndamwicaza nkamubaza ibibazo nshaka mwaye promotion ibibazo 3 ushaka bimubaza nkongereho 2 bitanu umubaze icyo ushaka nkongereho niwe wabaza uti yareka kumuha idea ubiza kumabaza kubiza kananira okay gaho baza suka ko ndamubaza iki wa inkweto wambara kangahe ayiwe inkweto nambara 39 nanjye ndabimenye mu biryo ukunda kurya iki nkunda kurya ifi nkunda kurya ifi n'amateke cya gatatu usengera muri hedini ndi umukatolike burya nsengera Sainte Famille yego narabatijwe narakomejwe nahawe amasakramentu yose ariko rimwe na rimwe kuwa kane njya mu cyumba cy'amasengesho ushobora kwibaza ngo kuki uri umukatolike rimwe na rimwe ukajya gusengera mu barokore hari igihe ahantu hose Imana ibayo kandi ahantu hose Imana uhurirayo nayo rero sometimes njya mu barokore nyine nkiyiriza aganira n'Imana yego ndumva ari ibyo ibyo ngibyo ibyo birahagije kandi murakoze cyane wenda icyo nababwira ni uko twazishima urukundo rwanyu rukomeje ukabata abantu bahujwe na GJS Media TV n'inka wayimuha cyangwa nta n'inka wamugabira byari umuco mu kinyarwanda wa kinyarwanda ndishimye ni ukuri ndanyuzwe ntabwo nari nzi ko iki gihe kizagera ariko kirageze
nanjye nzamusura. Tuzongera kubona ako uziko nane nsigaye nkunda ibihangano byawe. Tuzongera kubona ryari filime? Urumva twe tumaze iminsi turi mu cyunamo nihanganisha ababuze ababo mu 1994, ababuze imiryango bafata mu mugongo, twibuke tuniyubaka. Ugasanga nk'ubu nta muntu ufite nyine, ugasanga kubaza ati nyogokuru wanjye bakubwira ngo yarapfuye kera. Ni ibintu nyine biba bidusaba kubanza kwitonda, niyo mpamvu turi gukora, ariko mu cyumweru gitaha tuzatangira kubahereza ibyo twabahaga neza bisanzwe. Filime zirahari, zirakoze, tuzatangira kubaha. Urakoze cyane kandi turashimira abantu bose bari badukurikiranye, kandi komere muri ibi bihe. Wari ubivuze mbona ugiye kurira, ariko ihangane wiseka mwana. Murasutswa n'iki bro? Urumva abanyarwanda bose bagizweho n'ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi bose. Hari abanyarwanda, so kuvuga abanyarwanda bose bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Wenda waravutse usanga so ntahari, usanga uri imfubyi, cyangwa se usanga urarira abandi bana mungana. Mukomere mwihangane, nubwo icyunamo uyu munsi cyashojwe ejo hashize, ariko turacyari muri ya minsi, kuko iyi minsi 100. Uhumurize, niba hari icyo ushoboye ukabona hari incike idafite umwana umusura ngo amuzanire umuceri muturanye, fata umuceri ugende umusura umbwira ati hangane, komera, umwereke ko muri kumwe. Ni ikintu cyiza. Kuri abanyarwanda twiga umuco wo gufashanya, twiga umuco wo gukundana, kuko iyo urebye muri iki gihe ngiye mbona hari abantu dufasha batari bakwiriye gufashwa. Hari ukuntu ufasha ndabivuga wenda nko mu rusengero mu barakora cyane, ugasanga hari abantu, ari umuntu uhora ufashwa, mu by'ukuri hari undi ubabaye kumurenza. Ako ugasanga ko undi ahora afashwe nuko afite kuntu aziranye na pasiteri, afite kuntu nyine abona connection ya hafi, kandi hari umuntu hasi ye ushonje. Ibyo ni ibintu ngiye nabonye, ntabwo najya kuvuga ibyo ntabonye, ariko ndavuga ibyo nabonye. Bareke ikimenyane mu kuvuga ngo gufasha. mureke ikimenyane, turetse mu nsengero ahantu hose mureke ikimenyane, kuko ikimenyane kirakora. Ugasanga mu kazi harimo ikimenyane, ugasanga ahantu hose harimo ikimenyane, ariko mu by'ukuri fasha umuntu kukubona ko yafashwe, sibyo? Fasha umuntu kukubona ko ari ngombwa ko agomba gufashwa. Reka gufasha umuntu ngo nuko ngo Giselle ngo yambwiye ngo uriya muntu baraziranye ngo reka mbikorere Giselle. No, fasha umuntu ushonje, fasha umuntu babaye, gushyirira umwana ishuri kuko ubona ko uwo mwana yabaza amafaranga yo kujya ku ishuri. Ntabwo uzambwira ngo mama w'umwana arakora, papa w'umwana arakora, urumva nubwo bahembwa make, ariko hari undi none udakora ukeneye ko umwana ajya ku ishuri. Hari amarira y'imfubyi, hari amarira y'abapfakazi. Abo nibo bakeneye gufasha. Gerageza ufata agatambaro uyahanaguza ibikorwa byiza, kandi uzabona umugisha. Mwakoze cyane rero, kandi wakoze kuza kunsura, ndishimye. Binyeretse ibintu byinshi cyane, binyeretse ko ibintu nkora ntabwo mbikora ngo birangirire hano, bigira n'abandi bantu bifasha. Ntabwo nariswe kiriya kiganiro mu by'ukuri abantu baragikunze cyane. Tugikora ngo twe twapanze kuvuga biriya bintu. Ndabyumva ko twapanze kuvuga biriya bintu, ariko mu by'ukuri niba kiriya kiganiro hari abantu 2, 3, 4 cyagize abo kimarira, ni ukuri ndabashimiye cyane. Kandi n'urukundo mukomeza kugenda mutwereka, haba ngewe na team yanjye yose, ni ukuri thank you. Wakoze, I promise ko nazaza gusura. Tuzajyayo ndagakwaya na Eric mwese. Na Eric niwe mushiti wawe ndamutumiye. Ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Tunukuri tuzaza pe, ntabwo nzi igihe tuzazira, ariko one day nukuri tuzagusura, kandi munamuteza imbere. Murumva ko acuruza imyenda y'abana, murumva ko watubwira wenda nimero zawe umuntu ushaka imyenda y'abana akaza. 0789 936 Eric wenda araza kuza kuzipininga, aze kuza kuzishyiraho. Umuntu ushaka imyenda y'abana ya caguwa
please mumurebe ahubwo nanjye ahita nshakira imyenda y'umuhungu nanjye ni umukobwa wanjye niba umukobwa ari abakiriya atagiye kuboneka kandi ntuzaduhende umuntu uzaza avuga ngo nazikuye kuri DJ Smith ntuzabahera make uzaduhera ikiranguzo uzajya aranguza reka naho tujye kurya kubahenda nanjye nirinde kwihenda tugende neza dutezanye imbere sawa thank you reka tujye kurya ibyo biryo wadutekeye gakwakunda oya ntabwo oya rero mbahaye ikaze muze bagiye kurya mbese ntago mbizi nyine ntago twiza tubereka resipi yanjye y'uyu munsi uburyo natetse bino biryo ariko ni mubishaka muraza kutwandikira muri comment tuzabikora mbere tunagiye nteka umuceri firiti hanyuma n'inyama z'inkoko rero tuzagenda turebera hamwe ukuntu tuzagenda twiga no kubiteka Eric yagiye abyerekanaho gahoro turi mu gikoni ariko tuzabyiga birambuye nk'ukuntu twize guteka makaroni n'ibindi byinshi bitandukanye ikindi bintu byose mushaka ko tuzaduteka muri comment muze kutubwira tuzajye tubikora bye